subiramo utangara uvuge ngo oh my god wishime. Oh my god, thank you twibuke, thank you so much, thank you my love. Uzo ukuntu rero ka oh my god ukuntu kajya karyoha. Hari ukuntu abana nyine bo mu bipango bajya bakavuga ngo OMG. Uratumije ko makimwe cyako kidahora. Uvuga ngo OMG. Ngo BOMG. BOMG. Twibuka rongeye. Thank you. Twibuke ayo magift uri kunkandira wayankandiye makanyenyeri ukanyureza nk'ibihumbi 10 basi. Sebyo? Aya magift koko urukuri yankandira makanyenyeri unyohereza ibihumbi 10. Sebyo? Banza ushime ibyo ngibyo bivuga hano. Kuri aya magift ndamushimira aka magift nzamarisha ikidu. Aya magift si amafaranga. Cyokora aho ngaho ibyo uvuga nibyo kubera n'ubundi kugira ngo azakwire amadolari 100 ubone kujya kuma amafaranga ariko amaye ibihumbi aya ngaya ni menshi angageze hano ariko ntago nabona uko nyabikura. Thank you no kuri mwakoze. Umuntu wisabira uzi kwisabira sibyo? Yes, kugira ngo ushobore kuvamo amafaranga ya umuntu yakuraho abantu benshi bagomba kuba baguhaye nibura ugakwiza nk'ibihumbi 50. Nibwo umuntu yahita akora amafaranga akayakohereza kandi 50 abantu babarangije gutanga amadolari nka 500 bayaguhaye wamugane kuri iyo nimero ugahita ukagenda ukigurira ubugari. Nicyo ukeneye ubu ngubu mu nzu yawe n'iki kiburamo ubu ngubu cy'ingenzi ushaka wumva ushaka agaceri. Ikeneye umuceri do ubugari narabuhase we. Ntabwo ubugari nukuri ubugari bwabyo munsi umuntu agerageza akabuha kugakoma kawe banza usome kugakoma ubugari waje kuburyo ukabuhaga ukumbura buhaze ntuzana bukumbura kandi bigikoma dore domano uzagenza akaduzi kwagenza umukire najya ni ukuzima nabayemo ngaseka nukuri kandi uzakira sheri uzakira rubanda rwifata amapfubyi hano ndakurira nkakwibwira. Umva reka nkubwire ikintu kimwe. Yego. Nta muntu nkunda njyewe yahuye n'ibibazo ntibibaho nugupfa kuba nkwikundira ni nkubonanze ndi umugisha wigendera ngo n'icyo amasaka kumbe jeza ngo icyo ese igikoma cy'amasaka n'ikibigori n'ikiye gihenda igikoma cy'amasaka nicyo gihenda. Oya, cy'ibigori nicyo gihenda. Nahinze ko amasaka hahenda kurusha ibigori. Oya. Gusa ikimbaje nuko nta mata arimo. Mata se nayiki. Ariko ubwo buzima bwawe buba ukuntu buba mukishimira mugaseka nta kindi kintu ngo ukundire. Dumba. Amutere story. Nuko iyo story ngiye kuyivuga nsa nk'uwenda kurira ariko bizwa ni ikimisi cy'agaciro. Nabaye mu buzima iwacu mu cyaro munsi y'imyaka 10 naragendaga bakampa akazi ko gutunda ikiraro cy'ibishingwe
bakambi amafaranga 500 nkagitunda icyumweru cyose ndi gukora amafaranga 500 naragendaga nkajya guterura amadafari ya rukarakara bakambi igiceri cya 5 idafari rya rukarakara ndijyana ahantu kure ubwo rero ubwo nashakaga akazi ko mu rugo nkakabona byaranshimishije no kuba mbona ibyo kurya mu kazi ko mu rugo kurya ubwabyo nabyo byaranshimishije ubwo rero kubona Imana inkura no muri ako kazi ko mu rugo nako nakavuyemo umugongo wenda kunyica Imana ingirira neza ikajyamo amafaranga yo kwishyura inzu ubwabyo kubona Imana impa amafaranga yo kwishyura inzu ubwabyo ni ibindi nukundi kuvuga amen haleluya amen ndugushimira Imana nicyo kintu cy'agaciro Imana imereza nkumva ndishimye ibyo ubuzima bwose nanyuramo nabura nabwirirwa shimira Imana ndumva amena ariko no munsi ushaka umuceri nabona ntawubona pfa kuba ndi mu nzu yishyuye nta kibazo pfa kuba naganiye nawe dumba uri umuntu w'agaciro reka nkubwire dumba ibintu nagiye nkubwira sinubibona igitanda sinakiguze singiki sinyirayemo amatera singiyi sha dumba nubibona dumba mwana we hari igihe kizagera nkajyamo mfite umufuka w'umuceri mu nzu ibyo nabyo dumba nanyuze muri byinshi ariko nshima Imana ko ntigeze nyura mu bibi nako ntigeze umufuka w'umuceri nangahe 30 dore mami wanjye sha mami wawe wowe mama Saniruti umuceri n'uwaka mama Saniruti wari uzi ko agiye kunkirishirizamo ngo apareye mu menyo areka mbibuka Oh my God, thank you mama Saniruti uri kumva dore ni wa mubyeyi nakubwiye nungutse mu mujyi wa Kigali uyu ni wa mubyeyi mfite ababyeyi 2 naho i Kigali uyu ni wa mubyeyi ndamubwira ikibazo mfite sibyo agahita agikemura usibye ko guhora ubwira umuntu ibibazo byawe ntabwo ari byiza uyu mubyeyi ni umubyeyi mwiza mubyeyi Imana igiguha umugisha oh my God ndagushimiye imbere y'aba bantu mama Saniruti ndetse ari kumindurira ubuzima ku buryo bugaragara kandi udafite ikiro cy'umuceri ajya n'umuceri reka nkubwire none se reka nkubwire du nagari itegeko kugira ikiro cy'umuceri sibyo si itegeko nabikubwiye icyambere no kubona inzu yanjye yishyuye ibyo mama Saniruti abigira mu ruhare oya ntumbwiye nukubona iki mama Saniruti abigiramo uruhare inzu yanjye kuba yishyuye shado atubyihorere oya nanjye namushimiye mama Saniruti ni umubyeyi mwiza uri kumva ku bantu buri umukobwa aba akeneye ibintu byinshi mu buzima akora iki njyewe reka nkubwire sindatera imbere ku rwego rwo hejuru ariko mu buzima bwa buri munsi ntabwo njya nkunda kuvuga ubuzima bwanjye kuri social media ariko nk'uko ntize ntabwo nifuza ko abavandimwe banjye batoya bazareka kwiga bagomba kwiga kandi ngomba kubigiramo uruhare mba mfite ibintu byinshi mba mfite inzira nyinshi zinzitiye ariko igihe kizagera mba umuntu wa danje naburara nabwirirwa abavandimwe banjye bagomba kwiga ntibakwiye kubaho nk'ubuzima nabayeho ntibakwiye kuza mu kazi ko mu rugo bakiri abana batoya izo ni inzozi ibyo bazaza ari uko nakiriho of course narapfuye thank you mama Saniruti abantu barimo barabaza ati iyo niyo nimero yawe umuntu yakoherezaho yego nimero yanjye ni iy'abakunzi ni iyi ngiyi
mama Saniruti ari guhindura ubuzima bwanjye. Mama Saniruti ari guhindura, reka Imana izakomeze gutuma murana nawe mubyeyi mwiza, Imana igiguha umugisha, nzahora nkushimira iteka ryose. Yengo ari umuntu nguriye umuceri. Thank you so much my love, thank you sweetheart Joyce. Ari umuntu uvuze ngo ufite intoki nziza, reka ndebe gira ngo intoki zawe. Reka dore niba utaramenya ko mfite intoki nziza n'iki byaba ari ikibazo. Oya reka Bibaze byaba ari ikibazo kuba turi abashira of course. Ejobundi nakubonye wimakiye ndavuga ati Joyeuse wanjye ibi ni ibiki? Joyeuse ndi icyukidu, buriya ntukajya ubona umuntu yarakuriye mu bikoni by'abantu ugire ngo ni mubi asa nabi. Joyeuse ndi mwiza. Kwicuma wakwihanga sheri wanjye twibuka ariko reka mubwire, uzi ko twibuka yari sheri wanjye. wese gatfresh umva kwicumi ku bwiza wakwihangaye 10 ku 10 wewe ndashaka mubwire du yego twibuka aravuze ni 10 ku 10. Of course ni 10. Niwumva ko utari mwiza hajya kuke wewe niwumva ko utari mwiza abantu bazakumenyera unyura bakubwire ngo uri mubi, sibyo? unyureho bakubwire dore cya gikobwa kitiyizera, dore cya gikobwa kibi gisa nabi. Joyeuse ahubwo niwe bita Mrs. Clackett. Miss Clackett kibababaze bababare mubabare. Numva nagukunda nkabura uko nawe ndagukunda sheri wanjye cyane. Nukuri ndagukunda pe. Sibyo reba abantu ngo bakohereje amafaranga tube tureba, reka tube abantu bino minsi mana yanjye ntabwo mukiri umuro nta mutima bakigira nta kinya bashaka kwigaragaza hariya ngo barimo baratanga intare noneho sinzi byaje ndabona amabibwiye amasheri kuri momo ndarebaho mvuye live ubwo bisobanuye ko ndagaruka ushobora kugenda ukarebaho ukagaruka sheri. Ntabwo ngenda afaze ntabwo ndumva ndagenda ari kumanuye live. Urabeshya izina ry'Imana njyewe ese wari uzi yuko reka mbivuge Mama Saniruti ahari nize ngo Mama Saniruti usuri hano ndumva njyewe buriya abantu bangiriye neza ndabazirikana. Mama Saniruti nawe yateye inkunga ngiye kugura kino gitanda na matera ari mu bantu nawe inkunga arayinteye. mwahuriye hano simbizi ariko yambwiye ko yabikoze nyine kuko muri cyagiye mfite igitanda bakiguze tuvuye kuri live hano. Yego igihe nari mfite depresiyo natandukanye na wa muhungu urabizi ndumva biba ari ibihe bitoroshye, biba ari ibihe bikomeye. Mama Saniruti yanyohereje amafaranga yaramamagara mbya Joyeuse nyine kuko kwishyura amezi 5 y'inzu. Ako ngiye Joyeuse ibyo bintu n'ubu bavuga ngo depression ni ibiki? Of course nari umwana dumba. Depression ntabwo ari kubura kuza, nari nyiri umwana rega ni nabwo nari nkundanye bwa mbere. Rero uyu mubyeyi Mama Saniruti kwa buryohe n'abantu bambaye kamubwire igihe impamvu nanga ibyo bintu biri muravuga ngo depression nuko cyambere ujya umbwira ngo ntiwaryamanye n'uwo muhungu
warangiza ukavuga ngo watandukanye nawe ngo agutera depression. Umuntu mutaryamanye agutera depression kuziye diro. ariko sereka nkubwire du uri umuhungu sibyo uri umusore fata umuntu ntabwo uri bubashe kubyumva ariko kuba byabayeho barabyumva. Umuntu araje kuri social media agusezeranyije ubukwe, umuntu araje akajya kugora akubonye ukamuhaho abasheri kuri momo ndaje ndebeho kandi abayezi genda urebe kuri momo. Abantu ntabwo babikunda iyo baguhaye amafaranga nturebe, genda urebe urahita turagutegereza ntabwo uvaho. None amanuka ndahita nkuzamura nta kibazo my love. Thank you reka ndebeho. Ndeba ese ugomba guhaguruka kureba kuri momo. Niba wari uzi ko simukadi itari muri telefone dore simukadi nyifite mu ntoki harimo Airtel uri kumva harimo Airtel ya Noza. Ubu ugiye gushyiramo muri telefone none se urimo urakoresha niyi harimo Airtel. Impamvu utari murareba nuko simukadi ifite mu ntoki. Yego urabizi ko iyi simukadi yabaga muri gatuje so byibuka. Gatuje nayo ufite? Gatuje nayo mfite. Ubwo rero ngiye kumanuka urahita wongera urenze nshimira abantu sibyo tu byihorere niba ari ibyo byihorere byo kubanza gushyira muri niyo mpamvu navuze ngo abantu usanga babikoze ndaza gukora video basi mbashimire. Kizeho 20. Thank you niba mutari kumbeshya Imana ibahumurize ndabakunda. Bagushiriyeho aba bantu banje n'imfura ariko zizi gute abantu banje ndabizi ndumva ndabizi ntabwo bashobora kuza hano ngo bakoreshe ubucunaguzi. Hari uwitwa twibuke yashyizeho ngo 50. Twibuke ni sheri wanjye. Thank you twibuke. Ese ko yambwiye kutambwiye ni gukira inde Dumba ngo tumugurire phone. Hari abarimo baravuga ngo bakugurire phone. ngaho se shamu yingurire nimero iri hano. Erega Joyeze ni sheri wanjye icyo mushaka mukimukorera. Numuyingurire iyo telefone ngo bari kubera dore yigi mukanyira iti namaza nk'ubu nayicometse mukanyiraza kunamaza iyo telefone ni nguyiza. Ni arwaje 1000 witwa Jenny wereje 100. Jenny rero turakoze cyane. Thank you. Kozi inchwi sibyo ndakuntu buri sini mugena mugawohereza ngo ibitare ngo nibiri ntare zahehe mugena mwigaragaza ngo uretse gatongiye gutukana kandi sinshaka kuyo ndimo ndatukana ushira y'umunwa wawe kozi ngo nyama gutukana mugena kwigaragaza mu bintu by'ubusa mwigiragira ibintu naho bagenda bakabarira udufaranga mwahinda mukagenda mubabara barabakinyi biki ngo mutanga intare n'ibiki aho kuza gufata umuntu nka Joyeze mukagenda mukamugurira agafuka k'umuceri kagura ngahe ubutanze ya 700 mwahinda mukaza mukamenya. Niyo mpamvu nzama revo manini atakiboneka hano iwanjye kwa Dumbu. Ufite revo nini ndakuburuka ko ufite revo nini ukaza ugakora ibintu bizima byumvikana umunyarwanda ashobora gushima. Gusubiza n'akarevo nyine urashaka gutanga intare y'ikihano n'abari bankabibwira sibyo. Joyeze nguwo ntabwo tuba hasi ariko wamugane turabinginze sibyo umutwikire mumugurira agafuka k'umuceri sicyo ratasheri. Ngaho bashimira abaguhaye n'ubwo utararebaho. Abantu mwamaye Imana ibaho umugisha. Abantu muri kuvuga ngo nshyizeho miliyoni ni byiza, niyo mutamwashyizeho ni byiza muri kunyaturiraho babu. Muri abana beza ndabakunda nukuri. Narimo ndabaza rebaho sho simukadi ayifite mu ntoki kandi telefone agomba gushyiramo n'iyi ngiyi arimo arakoresha. Urumva rero namubujije ariko n'ubundi nanjye nashaka ko agenda akarebaho. Urumva ibintu najya numva ni ibintu ujye umbwira ngo bagiye muri depression. Urumva
warangiza ukongera ukambeshya ukavuga ko uwo muhungu ntabwo wigeze umuha ku bintu byawe, warangiza ukavuga ngo mwaratandukanye ngo yarakuretse ngo ukajya muri depression. Ibyo bintu se birafatika? Njyewe nza kuba ndi umukobwa, umuntu utarangiye mu maguru urumva ntabwo yagira depression, ntibishoboka. Ntabwo yagiye ku minwa yanjye, iminwa yonyine. ariko dumba harya uriya mugani bacangaga kari kundi karahandurika usobanuye. Uretse gato nkubaze, uzi gusomana? Ndabizi. Uzi gusomana? nyigisha. Dumba numva soma telefone yawe urabibona bagira ngo okay. Sheri wawe wamusoma gutya ngo yes, nuko wamusomaga? Sheri wawe nuko wamusomaga? yego. Wamusomaga gutya? Ni wowe binyereke njyewe ko mbikoze ushaka. Reka nkubwire reka ngutere agastori gato. Urabona ibintu by'abakobwa bihaye kugenda birirwa basomana. Hari ahantu nakoraga akazi ko mu rugo, umukobwa aza avuye ku ishuri, araza baransomye ku itama, nasimukiye mu biro navuga toka sitani mu izina rya Yesu, mu izina ndatohokesha uyu mukobwa unsomye ku itama, nsomeye iki? Kuva icyo gihe nagiye nirinda ibintu byinshi. Ubwo rero na kiriya iyo byagendaga nyine gutyo numvaga mbabaye. Of course hari ibintu nyine nakunda mu buzima. Trapeze urazizi? Trapeze urazizi? No, ntabwo mbizi. Kumwe baramukanya, umuntu akaguha akabizu ka hano, akaguha n'aka hano, akongera akaguha n'aka gatatu hano. Rero ibyo bintu sinjya mbijyamo. Ibyo bintu sinjya mubera umuntu. Izina ry'Imana no ku bantu banzi murabizi. Njye ndaza nkaguha umukono wawe wanga ukareka ukagenda. Yego. Buretse gatoje uzahura nanjye ntuhobe. Yewe ngomba kuguhobera, Juno se wese namuhobeye. Yewe. Njyewe uzamubi. Yego. Cyane ko nzaza kugufata ku kibuga cy'indege, hari igihe uzaza naranaguze ipankari kugira ngo byemere. Cyangwa nkazabwira wa muribu ko akayifite akaza tukaza kukwakira ku kibuga cy'indege. Dore noneho hari comment nkuzara umuntu ambwiye muri comment ngo Dumba ngo we na Joyce muraberanye. Ariko reka nkubwize ukuri. Turaberanye. Nukuri turaberanye. Injewe Juwa Yezi nta kindi kintu nakubonye numva nakora. Ni Trapeze nayiza nkahita ngugusomera, nkagobera nkagufata nkaguha. Ibaze noneho kunkunda turi hano kuri live, ibaze online. Ariko abantu ko barimo baravuga ngo ujya kureba amafaranga. Ariko ariko se bantu banje genda urebe n'ubundi reka urebe. Ubumanuye ndahita ngaruka uhita unzamura sibyo? Reka muzamura shiri wanjye. Ubu ngiye gusigara hano niba ndivugisha utugambo n'iki mbwira abantu mu bintu bya Jolly, urumva? Nugaruka ndayitanza cekinga vuba vuba, urumva? Abanyarwandakazi, iyo nimero mureba